mumbarize mumbarize. Niba uvuga ko Nyambo ari sheri wa Titi Brown, oya ntabasambane, arasambana. You deserve better. Kuki bumva ko cyaze? Oya, Nyambo na Titi Brown ntabwo ari abasheri, barasambana. Yese ndi wowe. Titi mvugira ngo urabeshya. Ngewe se ndi wowe. Oya Titi wowe mvugira ngo urabeshya. Kuki wumva yuko ibintu ubushaka ukorera abakobwa ari byo twese tubakorera? Wowe mvugira ngo urabeshya. Urabeshya nyine. Okay, mbabarira. Ntuzongere nyine. Mbabarira. Kubera njyewe nigeze kuvugana na Nyambo aranyibwirira mu magambo nkubwiye, njye ntabwo nyavuga amagambo batambwiye. Nyambo ntabwo yavuga ibyo bintu n'ubwa mbere kuva twamenya nubeshye. Murebe mu maso, dore Nyambo nguwa ku ruhande, murebe mu maso ube mubaze. Ari he? Aho ngawe reba ku ruhande, reba ku bumoso, reba ku bumoso, reba ku bumoso bwawe, reba ku bumoso. Dore ikintu ndi kubona. Dore ikintu ndi kubona. Ibyo ni ibiki? Ngo ni pizza. Bamukora akaderi. Umva. Bwira Nyambo ngo ituru turayiheza agiye. Ituru. Ahubwo ari no kubareba live, nabonye nawe ari kuri kubareba live. Reka Nyambara aho ngaho murangiye ituru ya kabiri gace. None se tuyabiboneye. Ari kumwe. Murangiye ituru ya kabiri. Nyambo ngo hayi. Nyambo muhaye peace. Kugaturu nawe gusubize, araza gusubiza ari nuzi. Niba Nyambo atari kumwe nawe naze live. Mushireho live tureba haje. Kamwinviting niba Nyambo atari kumwe nawe aho ngaho ku ruhande mvuze ku bumoso. Nyambo mushire live turebe niba nambaze, namubonye hano kariho kuri live. Cyangwa barangije ituru ya kabiri. Nimba ari nyine mu mushyireho. Ariho ariko jewe aho ari hano ku ruhande, hano iwawe hano ku bumoso. Murangije ituru ya kabiri. Nta kibazo ni mu Ngiraho Nyambo turebe Flix. Kwa Nyambo none nyibira umuntu uvuze ngo Maradona. Ngewe narakubwiye nzabafata. Cyagiye sinabafatiye mu modoka. Mw'Abanyarwanda mwe mbanze mbabwire, Ezekiel ibingibi yigize ngo ni umuntu nguzi gufata. Reka nambabareye Nyamba joining, ubundi dusebye cyadumba. Igihe cyahereye gite? Bwira umugore wawe ndetse ansebye. Umva nataza muraho araho, nataza araho. Nyambo muzi soni. Nyambo ntabwo kozi soni kabisa. Nyambo ntagasora kuza araho ngaho murenge ya kabiri. Ahubwo sinabikata. None se Flix ari nuza ari aho ngaho. Ari nyine ari kuri live kumubona ko ariho. Ntabwo namubonaga, njye namukoze invite mbona ari line. Nge joining no live nahise mbona nawe joinings araza arareba ngo arebe best ibintu ari kuvuga na Dumba. Ngangangangangande. Yashaka ibyo kumva ibyo best ari kuvuga, twe akomani mwagiye muri kimiti. Dore nguyu. Ngo murambazi. Bari baravuga ngo murambazi. Nyambo umva mu kanya karirutse kahita gasohoka, ubu kari mu kindi cyumba, ariko nta data afite, bari bakoresha ka internet kamwe. Nubukira ko ufite aga internet ka fake, uhitume urabona internet ya Titi. Internet turabona kuri stable. Iyi ni wifi. Muri kumbona neza. Wifi. Shiramo Nyambo nubona atari adafite ibishirira n'inuza urahita umenya Nyamba handari. None se ugiye nimba aba muri quartier itagera connection, urabizi ko afite nuza. Nyambo yara reba Dumba, reba n'ababyimba ngo Titi ngari kumwe na Nyambo mu nzu, ngo ngende umukozi wanjye nta na telefone agira. Ariko sado ufite abantu wateguye. Oya, abo bana baba bizi. Ngo umukozi wawe agutaye hanze. We mukozi n'abakozi ba uzidoma abakozi afite. Babyimba n'umukozi wawe bro. Babyimba n'umukozi wawe bamwita babyimba. Umukozi wa Titi witwa Babyimba aravuga ati arimo arateka, ari nasobuja na nyirabuja icyakare ya kabiri.
uneye icyaka reka mfata akantu muri firigo hano. ngaho genda unywa inzoga. Oya naga amayoga zabyica. Amayoga ngo muri kubabeshya bose shati bajye niba kubitsa. bavuga ngo warazimye suzasarumwa amayoga 5:00 z'ijoro. Titi yarazimye ubu ngubu arimo arifashisha akagore ke ka Nyambo ngo agaruke ngo arebe niba yagaruka. Bari kumwondora. Ibaza umuntu wazo umwakanze bari bakiri kondora. Ubu niba kigiye kumubwira iki Nyambo ubu bagiye kumubwira ngo Titi va kuri iyo live, kagiye kumubwira ngo Titi va kuri iyo live vuba vuba ngo kuri kwimana we nako ni koroshe ngo Dumba aragusebya ngo urabizi ngo ibya Dumba ngo yavuye kera muri marabivuga ngo Titi vayo ngo Titi va kuri iyo ndabareba nkabibwiye Ese ngo mbwira man mbonye Shafa arimo aracyaho kuri aka live. Shafa tu umuziki nawe turabona nawe warabaye nka Deben mugenzi wawe. ntabwo ushaka ko abana b'i Kigali basilayinga baba twabuze indirimbo zo gukoresha kuri TikTok uri guca kuri live gusa atarabana yo Musubirize iri jambo uretse twongeye tuvuga ibintu byo guswerana na Nyambo byawe na Nyambo. Warazimye ntiwazimye sinabikubwiye. Indu zimaze ubaza amakuru yo muri Kigali ariko ujya YouTube hose urebe ntukarebe Instagram gusa Duma nayo ikibazo cyawe rero ureba ahantu hamwe jya ureba ahantu hose. Genda urebe YouTube channel yanjye subizi byose na station aba subscribers bangaye si 2,000 ndi kukubwira ko nshaka kuyikoraho. Genda urebe aba subscribers imaze kugira noneho urebe ama video yanjye yose urebe bro. Ugenda urebe TikTok yanjye ugenda urebe challenge nakoze ya Jugumira ngo imaze kugira sound zingaye. Niyo ndirimbo ya mbere muri kino gihugu igize sound nyinshi kuri TikTok ikozwe n'abantu benshi. Urumva ugenda ubirebe 100,000 mu gihe kitarenze n'amezi 2. Urumva yaciye kuri Zabana kuri TikTok ugenda urebe. Urumva ujye uvuga ibikorwa rega ntago ngo ubu dusakuze duhore tuvuga ibintu Dumba. Urumva mpore njya mu bigori umuntu abari gupanga ama projet menshi kandi nawe urabizi. Urumva so nukumve ko rero umuntu wese ubungubu ko Melody atari kudutama indirimbo yarazimye ari gutegura aba Melody nawe ni nkaho yazimye. Reka ni nkaho azima hese ari gutegura. Melody asigaye yarabaye mu blogger bro cyane. Rega niyo boro nose se mpamvu wewe waturyanye hiti wigize umubroga kandi imbere wararemburaga amaso gutya ngo ariko wabonye bitavamo bitamara imyaka uyituza udutera umunwa turagenda turagukunda koko. ese nawe urankunda cyane ariko niba unkunda wambara ukangabanyirizaho ukankundira Felix. Ariko uyu mukobwa uyu mukobwa mubona bwa mbere namubonye mu ndirimbo bita ngo dore nakubiswe nagoswe nambaye nka fera kuki. Dumba aravuga ngo nawe umukomisiyene agasara nagiye no muri clip. Ariko wabubonye mu iyo ndirimbo dore nagoswe nakubiswe nambaye nka fera kuki. Ntago nzi ukuntu bayiririmba man nimba bavuga ngo nakubiswe nambaye nka fera. Abafana banjye muri kunsuhuza ndabasuje cyane mu kivana. Abana ariko ngo mfate ikirahure ntago umuntu abari kugotomera bro kandi fanta bisaba kuyifiringa. Niyo mpamvu zagwinyo nta wundi mukobwa n'ubundi yagukunda ni Nyambo. Ubwo se umuntu unywa gutyo umuntu unywa gutyo bya bisire queen bya bindi by'Ikigali byacu ku Kibagabaga ngo byakunda umuntu nkawe byakunda Nyambo nyine umunyabunye cyane no waza. None se Kibagabaga urumva ndasabwa abana bakiresha ba DJ Felix abana ba Kibagabaga baba barakuze Felix nujya na Nyagatare urasanga ndo wawo nujya ne mu Felix ngo magaye kangaje. Umva Dumba gari kugwa agiye kugutera ubwoba uraje wumva yatangiye kwiyamagarishwa umuntu guhamagaye agiye nkazakubona urimo urasohokana n'umuhungu ngwera ku icupa. Sinabikubwiye ko agiye kugutera ubwoba. Nashaka zangwere mu kijerekani cyangwa babarira abahungu banywera ku icupa basigire Nyambo wagowe. Umva Titi mbwiza ukuri Nyambara kanyumvira
nganyumvira mani kuri ntubeshye anyara gute se si umuntu nanjye ndanyara Felix we ntago nyara mbese nabaho gute n'uwumvuye none amavangingo sha ibyo ntabyo nzi ibyo ntabyo nzi mumuzanira live ubimubaze mumuzanira live umubaze ariko ni mwiza pe araryoshye thank you Benda aryoshye kamabwire ariko abanyarwanda mu bintu dumba ari kumbaza sha birenze ubushobozi si ibisanzwe si girlfriend wawe si umugore ni wawe best friend best nanjye reba aravuze ngo inde wagoye ari kuri kwamagara kandi kuri live wabayiretse ngarakuvuna kuri best amagambo wandika muri comment utarayanyambo ngo amagaye kangaye amagambo wandika muri comment ubanza uyatekerezeho nyambo ndakwinginze cyangwa iyo nzobe yawe iraza kumera nk'iyantuye ariko iyi kupura nayiteje ikibazo iyi kupura yateje ikibazo bamwe bati ni ariko rata baswera badukoza akantu uzi ko mwadushyize mu kaboro igihe bakondoreye baswera badushyize mu kaboro badukubise muri shako bajyako ntabwo zongera kubavugaho muragaswera injyasi zongera kubavugaho ariko ukuntu cyatite kigirishwa ngo kesha kikajya kimufata ngo kimukuye ngo mu modoka kimufasha akaboko ariko ibyo bintu biba bibonye kugira amagambo uzajya ubuhe bwato niwe wari umusare none se kamera ninjye wabwiye mwifate video iriya video ninjye wayifashe none se wagira ngo yurire asita icyo nkundira ububoro bw'ikigali bwo budansa umva titi ntushyuhe ndagusabye ikintu mugomba guhindura titi ikintu mugomba guhindura kandi niwo ugomba kubanza kugihindura yego ndakwinginze abadansa ngo ferigi reka kumuvugiramo ndakumanura ferigi ndakumanura ferigi umva abantu babyina mwananiwe guhindura amapa muri ibigoryi ntabwo umutima ugira Ezekiel umva nkubwire nukuri nuko umva ngiye mu giti sibyo nari maze igihe na movinga nakora siporo nari nkomeye mu giti mvayo ndi flexible nzavayo nze mbabyinire mbere kuvuga ukuntu abantu babyina ese dumba reka nkubwire ikintu kandi ugiye uniga amatu sibyo muri aka kanya n'abanyarwanda badukurikiye sibyo babyumve sibyo ni ukuvuga ngo umva ukuntu ubundi kuntu isi isigaye yarabaye sibyo utarakomeza abantu banyarwandakazi muri comment munyandikire ibyo mvuze nibyo sibyo bareka kugusubiza njye mbanze mvuge babone kubyaginga ibintu uri kuvuga wowe ntabwo uri umubyinnyi kuko nimba waramamagaye ngo uretse ndaje nkubwire rata abanyarwanda mubanze mu byumve sinzi nimba ari abantu bakurikirana showbiz yo muri Nigeria babonye ejo bundi Davido ari gusobanura ibintu sibyo ariko bakunda indirimbo ye bita Unavailable yabaye mega hit uri kunyumva ari gushimira ababyinnyi sibyo creativity babashizemo ni ukuvuga ikintu muri no misi kigezweho dumba abantu ntago bagishaka ibintu bivunanye niyo mpamvu Joyeuse Mombebe azakarusha views Safi Madiba azakarusha nuza views Hambo Jizo bro urumva kubera iki ukuvuga ngo yakoze ikintu abanyarwanda bakunda ni ukuvuga nimba ngiyewe nza nka creative umuntu aga creating dance nka bana we dumba waba uri mu giti ukayibyina waba uri muri toilette ukayibyina ceceka ntabwo nakuvugiye bana ndabyemera aho ni creative aha tujye kuri challenge bita jugumira rero igihugu cyo nayo ni creativity none urashaka iki ese ibyo byose ari ibi okay itegereza nkubwire ndashaka wowe iyo ubyinye hariya Benda akabyinira hariya Jojo akabyinira hariya usanga byose bimwe nka bya beat bya element bya kera mugira ubuntu bumwe noneho hari akantu mujya mukora ibintu byose ni bimwe y'abantu babikunze urumva bibona bakarita skora babyina ibintu bisa urumva akakubiri ko bakagira gutya manje nibahindura mutera umujinya wagiye Nigeria ukareba ko bahindura bose
ko Nigeria twebwe tugiye gukora ibintu by'aba Nigeria. Erega oya ndi kugu erega twese turi ku umuziki se nabo bakora. Tete genda uhindura amapa. Nayo mindura kuko abanyarwanda barayakunda. Nayo minduye. Urumva? Abanyarwanda nibatangira kubyanga nzabihindura. Urumva? Nayo mindura. Sanga cya Benda nacyo kiriya yakimo kirabyina nka Titi rwajojo narwo muri ngaho mbwira aha nabyemeye tubyine gute amapa ubundi ushaka nayahe bakuriyetive kera wari umuntu muzima nk'aka bakarasa boro ba champion none barakora utuntu none se ko bakora utuntu twiza ubona badukunda abantu nuko bataramenyerega mwubatse amazina impamvu kumenyekana umva impamvu kumenyekana bari ababoro nuko mwubatse amazina bari abantu basi Dumba twebwe dukorera abanyarwanda inange nuko birano nyine nkuko bivuze imange birabakora nanjye nabikora ahubwo vuga ngo twebwe dukorera abanyarwanda bro ugiye niyo mpamvu usanga hari abantu abahanzi baririmba amaflop usanga yashaka kubita ururimbo rw'icyongereza no suga respect ngiye nkora dance na wa muntu w'umuturage wo hasi w'umunyonza agomba kubyina bro ngiye ntago nirebaho ntago ndeba kuri Ezekiel cyangwa ngo ndebe kuri Felix ndeba na wa muturage wo hasi se iyi dance ngiye guhimba niyo yaba ari iy'ubugori no se ntago haje abantu nimba muri hano muri kubyibuka sibyo ntago mwigeze mwibuka ya ndimba yaje yo kugwa hasi isi yose niyaguye hasi se ubu sira bira bintu subugorye no sira ira ndirimo ntago yamwishyuye twebwe tureba ibintu biri gucuruza nimba muri kano kanya abantu baririmba ibishego abantu bakabyumva hari n'abantu bicara bakavuga ngo abahanzi bacu ibintu baririmba ngo ni ibiki ngo ni ubugoryi ngo ni ibiki kwere ki baririmba ibishego kandi kera ba King James bararirimbaga ngo birandenga ngaho ngo uririmbe birandenga kino gihe urebe tuzgo kugushyushya umutwe ugashyira oya nyine oya riga Dumba ibi naba yavuze abagomba no gusobanukirwa urumva aha nisigeze bro sobanura amafuti yawe sobanura sobanura yumve wowe isaraka mwicaze wige urumva nukuvuga ngo ukuntu gahunda ziba zimeze kandi Dumba ibintu buvuga pe nibyo ibintu buvuga nibyo 100% ariko nanjye ndi kugusobanurira ati nowadays hari n'akaboro bigeze no gukora kuri social media bari kwerekana ngo ukuntu ababyinyi babyina ibintu biri seriye urumva bagira views 1000 noneho abandi babyina utudance tworoshye urumva bakagira views miliyoni 20 noneho abantu muri comment bakaza bagatera baravuga ngo yes ahani sigeze ntabwo abantu tugishaka ibintu bivunanye mu mutwe ngiye ngomba gukora dance niyo Felix azakora kiyumvamo no se ninjya gukora ibipa biguruka nzaba mubangamiye uri kunyumva ngiye n'ikintu ndi kukubwira ukuvuga ngiye nkorera abanyarwanda ntabwo nkorera Dumba cyangwa se iki kuko wagira ngo amagufwa yabo man wagira ngo basukura bafite ibyuma mu magufwa titi mani Dumba oya